Twishimiye kubana namwe nshuti zacu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nk'ibisanzwe twagarutse mu kiganiro. Uyu munsi turaganira ku bakozi bo mu rugo n'imyitwarire yabo. Abakozi bo mu rugo ni abantu b'ingirakamaro ingo nyinshi zitunze cyangwa se baba mu ngo zacu. Babafasha imirimo myinshi itandukanye imwe mutabasha kwikorera kubera ko muba muri mu zindi nshingano. Mu by'ukuri aba bantu ni ab'agaciro gakomeye. Ariko se koko ako gaciro turakabaha? Hari ingeso nyinshi tuvuga ko abakozi bo mu rugo bafite. Rimwe na rimwe izo ngeso usanga abantu twese tuzihuriraho. Icya mbere, abantu benshi bavuga ko abakozi bo mu rugo bamena ibikoresho. Icya kabiri, bavuga ko abakozi bo mu rugo bagira umwanda. Icya gatatu, bavuga ko abakozi bo mu rugo barangara. Icya kane, bavuga ko abakozi bo mu rugo bakunda gushiririza ibyo kurya. Icya gatanu, bavuga ko abakozi bo mu rugo bazerera. Icya gatandatu, bavuga ko abakozi bo mu rugo birirwa kuri telefone. Birashoboka ko hari icya karindwi n'icya munani n'icya cyenda. Nawe uraza kutwongeraho ibindi muri komenti tutavuze kugira ngo dukomeze tumenye bya bintu abakozi bo mu rugo bakora ariko dushobora gukosora kugira ngo imiryango yacu irusheho kumera neza. Ariko se nimba abakozi bo mu rugo biriya bintu byose babikora, reka mbabaze ibibazo bigera kuri 5 ndebe nimba hari umuntu n'umwe muri mwe uri bubashe gusubiza ibyo bibazo. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ninde muri mwe utaramena igikoresho na kimwe iwe mu rugo? Twabonye ko abakozi bo mu rugo bakunda kumena ibikoresho. None ninde muri mwe utari wamena igikoresho iwe mu rugo na rimwe? Ndabizi mwese mwese muvuga ko ntawe. Ikibazo cya kabiri: mwebwe se iyo mwiriwe mu rugo muguma mu rugo ntimusohokemo? Cyane cyane iyo muri konje. Ndabizi mwese mwese muvuga ko mutabishobora. Icya gatatu: ninde muri mwe wabasha guhera mu gitondo ari mu rugo akageza nimugoroba atarakoresha telefone? Mwese muravuze ngo hoya sinabishobora. Kandi koko ntago mwabishobora. None kuki twumva ko umukozi wo mu rugo watakoresha telefone? Kuki twumva ko umukozi wo mu rugo ari bwirirwe fungiranyemo mu gipangu? Icyo ni ikibazo. Icya kane kiragira kiti: ataraza ahantu hose hahoraga isuku, wabaga wahashyize isuku ku buryo nta hantu wabona umwanda, ku buryo nta hantu wabona ibintu bitameze neza? Ndabizi murambwira ko bitashobokaga, mwakoraga ibishoboka bijyanye n'intege mwabaga mufite, ibisigaye bikazakorwa ejo. Icya gatanu: mwese mufite ibyo mukora, kuko impamvu usiga umukozi wo mu rugo ni uko uba ufite ibindi ugiyemo ukabona ntabwo uri buze kubasha kubifatanya n'ibyaho mu rugo. None nababaza ngo ako kazi mukora, ibyo bintu muhirirwamo mukora, mwe nta makosa mujya mukora mu kazi? Mugiye kumbwira ngo murayakora. None kuki twumva ko umukozi wo mu rugo uwe amakosa yakoze ari sakirirego? Ibi ni ibintu bike mbashije kuvugwa muri byinshi cyane tubona ku bakozi bo mu rugo bikatubangamira. Nyamara buriya nabo baba bagerageje. None niba ibyo bintu twe bitunanira cyangwa se mwe bibananira, kuki twumva ko umukozi wo mu rugo ariwe uzabishobora? Ariwe uzashobora kwicara mu rugo
ari we uzitwararika ntarangare na gato, ari we uzabaho adakoresha telefone, ari we utazasohoka mu nzu ngo arebe hanze uko hameze, ari we utazagira ibyago ngo amene ngo igikoresho, tukumva ko we kuba ibintu byamubayeho ari icyaha gikomeye cyane. Kugira ngo abantu babeho neza, kugira ngo abantu babane neza, ni uko buri wese yumva areba ku ruhare rwa mugenzi we, akavuga ati ese ibi bintu ko njye byananiye undi we azabishobora? Nubona ibyo bintu nawe kubyitwararika bikugoye, menya ngo na mugenzi wawe ibyo bintu biramugoye. Niyo mpamvu rero abakozi bo mu rugo ntabwo ari abantu badasanzwe, ni abantu nk'abandi bose, ibyo bakora ni nk'iby'abandi bose, kuba yamena igikoresho, kuba yarangara, kuba yazerera, ni ibintu bisanzwe nk'uko n'umwana mu rugo yabikora, icyiza ni ukumucyaha no kumugira inama. Birashoboka ko hari ibindi nawe uzi abakozi bo mu rugo bakora, yenda ntavuze aha ngaha, ariko watwongera muri komenti tugakomeza twungurana ibitekerezo, tugakomeza tugirana inama. Cyane ko ikintu cy'ibanze ugomba kwibuka, wibuke ko wa mukozi wo mu rugo ni wa muntu usiga mu rugo agateka, akita ku bana, agakora amasuku, agafura, imirimo yose yo mu rugo akagerageza kuyikora. Uwo muntu rero umenya ko afite ubuzima bwawe mu biganza bye, muha agaciro, mwubahe, wumve ko ari umuntu nk'abandi. Mwakoze kuza mu kiganiro cyacu, Uwiteka akomeza abagirire neza, dukomeze twubake ubuzima, dukomeze turengere ubuzima, dukomeze tuganire ku bintu by'ingirakamaro byazadufasha no mu mibereho yacu ya buri munsi, dukomeze kuganire ku bintu by'ingirakamaro byafasha ubuzima bwacu, tukabaho tubayeho neza, tukarushaho kumererwa neza, kandi tukarushaho kubaho mu mahoro. Mukomeze mugubwe neza, twongere duhure mu kiganiro cy'ubutaha. Bye.